Mahoro y'Imana bene data, turabashuhuje kandi tubifurije ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu ya buri munsi, aho muba muri hatandukanye. Natwe turaho turi amahoro, turagarutse muri studio muri bya byigisho byacu bikomeza. Nitwa Ukugize Jean Pierre, kuba hageze bwa mbere kandi turanabasaba gukora subscribe, gukora share, gukanda like, komanteri, ibitekerezo byanyu, inama zanyu n'umugisha kuri twe, mutwereka ko turi kumwe, ariko tunabashimira uburyo mu bitwereka. Uwiteka abahire. Reka nakire na bene data babasuhuze maze babibwire dukomeze. Murakoze cyane. Nitwa Nkundumukiza Alex, ninjye tugiye kubana muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Nanjye Nsabimana Jean Paul, Imana duhana umugisha. Murakoze. Ingingo yacu y'uyu munsi iratubwira ngo gutegura abasimbura. Niyo ngingo tugiye kwiga. Iyo twize ejo yaratubwiye ngo data wa twese n'umwana bahawe icyubahiro. Iyi ngingo twize ejo twayizemo byinshi, muba mubyibuka. Twabonye uburyo Imana iyi si yacu yazimiye yagereranijwe n'intama imwe. Ni umubumbe muto cyane ukurikije n'ibiremwa Imana yaremye, imibumbe iriho ibintu bitandukanye, ariko iyi si yacu ntoya igihe umuntu yamaraga gucumura yagereranijwe n'intama yazimiye. Iyi ngingo rero uko twayize cyane cyane twabonye ko Kristo ashaka ko tubona ubwiza bw'Imana bwe, ashaka ko dusobanukirwa n'urukundo rwe. Intama ijana imwe akayikurikira akaza kuyicunga. Uyu munsi wowe intama ijana bakaza bakibamo imwe cyangwa se ikabura, wayihorera bakuze 199 ntaba ari muzuru byaro uwo munsi. Ariko Yesu ko yabigenje, ahubwo yaraje arayikurikirana kugira ngo ayizahure. Ngaho ubwiza bwa data twese n'umwana n'umwuka wera bwo bishingiye. Ingingo yacu y'uyu munsi rero ndagira ngo mube hafi kugira ngo dufatanye kuyisangiza mu isangiza bene data. Iratubwira ngo gutegura abasimbura. None reka dusabe mwene data Alex dusomere muri Yohana ibice 7 umurongo wa 17 n'ibice 17 umurongo wa 7. Ni ibice bishaka gusa cyangwa se n'imirongo ishaka gusa, ariko mu kibazo tubazwa ngo kuba abigishwa barifatanije na Kristo, mbese n'iki bemeye badakebakeba kubyerekeranye n'amagambo ye. Dusomere ibice 7 umurongo wa 17 n'ibice 17 umurongo wa 7. Muri Yohana 7:17 haranditse ngo umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana, cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Noneho 17 umurongo wa 7 bakavuga ngo none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe. Urakoze cyane. Ntashaka gukora ibyo ukunda azamenya ko buryo ibyo mvuga byavuye kuri. Noneho rero hano mu aya magambo ari hepfo, reka dusabe Nsabimana Jean Paul adufashe muri aya magambo bamaze kudusomera ayahuze n'iki kibazo, ariko binajyane n'uyu mutwe gutegura abasimbura. Karibu Jean Paul. Murakoze cyane. Gutegura abasimbura, hano hari amagambo tubona mu bihamya by'itorero volume ya 3 paje ya 427 na 428. Haratwereka ko abashaka kumenya ukuri no gusobanukirwa ubushake bw'Imana, abantu b'indahemuka ku mucyo, bafite umwete wo gukora inshingano zabo za buri munsi. Nta kabuza bazamenya amahame y'ukuri, kuko bazayoborwa mu kuri kose. Kubw'ibikorwa by'ubuntu bwayo, ntabwo Imana isezerana kumenyesha abantu ukuri kwayo ku gahato. Ntabwo Imana ihata. Mu gihe bo badashakisha ukuri kandi badafite icyifuzo cyo kumenya uko kuri. None hepfo gato arandi magambo bavuze ngo umuntu afite uburenganzira busesuye bwo kwakira cyangwa kwanga ukuri kwe kwera kandi kw'iteka ryose. Umwuka w'Imana akomeza kugenda yemeza abantu, kandi imitima ifata umwanzuro wo kwemera cyangwa kwanga ukuri. Bivuze ngo ntago Imana igihata, ahubwo dushyirwa inzira ebyiri hano. Tubwirwa ibyiza byo gukurikira ukuri, tukabwirwa n'ingaruka zo kutakugenderamo. Noneho wowe cyangwa se njyewe
ntabwo umudendezo wo kugira ute guhitamo. Ubwo iyo mpisemo kuri rero mba mbaye iki, mpinduka umusimbura nk'uko mu ngingo twajya tuzibona. Ubwo mba mbaye iki, umusimbura wo kumenyesha iki abandi bantu uko kuri. Ariko ubwo iyo nkwanze nyine ubwo mba nzategereza igihano. Alegisi hari icyo ubivugaho? nanjye icyo mbona ni uko hano ntabwo Imana itwaza igitugu burya. Iyo ikubwiye biba bisanga wari wifatira umwanzuro wo kubiyoboka cyangwa se ukabigendamo uko ushaka nyine. Imana ntabwo itwaza igitugu, hano turarikira twese gukurikira inzira yayo uko dushoboye, ariko twaba twumva inatugoye tukabivamo, ntabwo yatugaruza igitugu nyine. Satani n'uyoboza igitugu. Reka dukomeze hepfo turebere muri Yohana 17:8. Ni iki Yesu yabwiye se ibyerekeranye no kwizera kw'intumwa? Haranditse ngo kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Urakoze. Ni gute ayo magambo atureba? Komeza udusomera aho ngaho mu mwuka w'abantu twumve ni gute ayo magambo atureba. Hano hari umurimo wadushyizwe imbere wo kuba intumwa zihagarariye Kristo, nk'uko nawe yari intumwa ihagarariye Data wa twese mu isi. Tugomba kwigisha abantu amagambo twaherewe mu byigisho bya Kristo. Turi mu gihe kigereranywa n'umunsi w'impongano, kandi ntitugomba gucisha bugufi imitima yacu imbere y'Imana no kwatura ibyaha byacu gusa, ahubwo tugomba no gukoresha impano zacu zose zo kwigisha, tugashaka kwigisha abo duhura nabo, kandi tukabafasha kumenya Imana na Yesu Kristo uwo yatumye, binyuze mu cyitegererezo n'urugero tubaha. Urakoze. Hano hari impaka zijya zikunda kuvuka, ugasanga ngo turabasimbura b'intumwa, ugasanga ibintu byacitse byadogereye, ariko hano tubonye ibanga rikomeye, sinzi niba Jean Paul waryumvise. Hari umurimo twashyizwe imbere, ntabwo kuba abasimbura ari ukuvuga ngo ari ku izina gusa, ngo turi mu cyimbo cy'intumwa n'abahanuzi. Hari amatsinda amwe n'amwe ajya avuka rwose ati ubu ngubu ni abasimbura b'intumwa, ariko kuba abasimbura b'intumwa hari umurimo wadushyizwe imbere. Ariko uyu murimo niwiga neza uzasanga ari umurimo ukomeye cyane. Niwo Yesu yavuze ngo ushaka kuba uw'imbere abe umugaragu hanyuma y'abandi, kandi ushaka kuragira umukumbi abe yiteguye no kuwupfira. Birakomeye. Mbahe umunota umwe mugire icyo muvuga kuri abo basimbura maze dusoze ingingo. Karibu Alegisi. Hano ikintu mbonyemo nanone gutegura abasimbura, Kristo ngo yaduhaye icyitegererezo. Ab'isi rero bakeneye kubona imico ya Kristo muri njyewe nawe. Nicyo kintu kigaragaramo aha ngaha, kugira ngo ab'isi bizere uwo wabatumye yuko koko ari uw'ukuri. Niko tugomba kwerekana imico nk'iya Kristo. Nicyo kintu mbona aha ngaha. Abasimbura bagomba kuba basa n'uwo basimbuye. Urakoze cyane. Naho kubyigisha gusa, ariko tudasa no kubyiyitirira, tudasa n'uwo tuvuga, burya biba bisa nk'aho ari ukubeshya. Ariko burya twanabikoze si ngombwa ngo tugende tubizi. Ubundi wowe niba uri nkunda umukiza, uri umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana, ni ngombwa ngo ugende ubitubwira. Ibintu tuba tubizi nyine. Ufite urugo hariya, ufite umudamu hariya Nyagatare, mwese ni ngombwa ngo ugende ubitubwira. Mwese minisitiri ni ngombwa ngo agende avuga ngo ndi minisitiri. Oya, niba rero uri umusimbura w'intumwa, turakubwirwa n'uko ukora nk'uko intumwa zakoraga. Yes. Murakoze cyane. Karibu. Murakoze cyane. Nge ikintu mbonyemo muri umwuka abantu hari amagambo maze gusoma dusomeye, hatweretsemo kuba umusimbura. Tubonye ko niba Kristo umuntu nibo baye umusimbura, tubona Kristo yapfuye uruhe rupfu? Yapfuye urupfu rwo ku musaraba rubabaye. None iyo ukurikiranye n'amateka y'intumwa rero usanga koko barabasimbura, kubera ko Petero nawe yapfuye urupfu rwashewe. None ntabwo bamumanitse ahagaze ubwo batoya ni mu mbambe ngeze ncuramye. Bishatse kuvuga iki? Ushaka kuba umusimbura? Hejuru bavuze ati wemeye ijambo ryanjye, yego. Iryo jambo rero bivuze ngo aho rizakuyobora hose ugomba kuba uri tayari kugira gute? Kuba uri tayari kujyayo. Ariko kandi kandi umugabane n'undi nshaka kuvugaho gatoya batweretse aha ngaha ni iki? Tugomba kuzirikana ko turi mu gihe cy'umunsi w'impongano. Umunsi w'impongano wabaga umeze tuteye ute? Nuko ari igihe buri muntu wese aba agomba kwisuzuma ku giti cye, akamenya ko
ejo umukiza ashobora kugira ute kugaruka, kandi nagaruka azasanga ibyaha byanjye byarahanaguwe mu buturo bwera cyangwa azasanga bikirimo. Aho rero niho ngiye nicyo mbashije kwigiramo. Urakoze cyane. Kwihana si ibyo twirata, ahubwo ni igikorwa kigoye. Ariko reka tubashimire, ariko mukuri dushimire nabo tubana kuri cano SDARM mu Rwanda, cano y'Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Tunabasaba rwose kujya mutuba hafi dusangire ibyigisho nibyo tubyiga dutya, ariko birakomeye. Ni ibyigisho dukeneye gutega amatwi tukabicukumbura tukabibyaza umusaruro ku bigendanye no guhindura imibereho yacu. Rero nibyo tubifuriza mu izina rya Yesu, amen.